turabashuje cyane wowe aho waba uherereye hose urimo kutwumva turagushuje cyane nyagasani nabane nawe. Uyu munsi turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Iki ni igitaramo cyabaye mu murenge wa Kiramuruzi mu kagari ka Nyabisindu ahitwa ku kigo cya Nete aho bari kwimika pasiteri. Uyu munsi rero wari umuhango mwiza cyane, urabona ko abantu bishimye, abenshi barimo barahimbaza Imana banezerewe mu mitima yabo, barimo kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero himitswe pasiteri na pasiterine ndetse n'abandi bose bazamufasha muri gahunda, harimo abadiyakoni bagiye batandukanye. Uyu munsi rero bimitse, urabona ko icyaro kirimbanyije. Reka nawe utege amatwi twibane muri iki kirori wizihirwe, nkwibutsa kudukunda ndetse no kudukurikira ndetse no ukanasubscribe kuko ibintu by'ubwenge byinshi bigiye ujya bica hano, ndetse nawe ndabikuraritse. Bana natwe ubundi ugende ukurikirana uko ibintu bimeze. Uyu munsi tuba twabagereye aho mutabasha kugera, nimutege amatwi dukomeze twiryohere twizihirwe ikirori cyacu cy'uyu munsi. Ukabukana subscribe kubana natwe buri munsi. Bakomeje rero batubwira ubutumwa bwiza bw'ukuntu uwitwa Samweli yagiye kwimikisha amavuta uwitwa Dawidi, ndetse Dawidi bikarangira Imana imugize ukomeye cyane, wa wundi waragiraga intama, ariko bikarangira aje gusimbura Sawuli ku ngoma, ndetse agahangura n'igihanganye bitaga Goliyati. Bana natwe kandi nawe uri kumva iki gisirimbi uhimbaze, yumve ko Imana iri kumwe nawe kandi ko hari ibyo Imana ije gucagagura muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkwibutsa iki gitaramo cyari cyayobowe na Tica Kimenyi ndetse n'umucuranzi bita DJ Deni, niwe wari uri mu hano asusurutsa abantu, kandi turacyakomeje gutaramana namwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwicare mugwe neza mubane natwe. DJ imbaraga n'amavuta. Adeperi ku mutima.